hari icyo bita ubuhamya. Buri buhamya bukomeza abantu. Pastor mureba ntabwo ndamuca hirya cyane, ahubwo Pastor twicaranye mu kiganiro ku Izabisoza TV, yahoze ari umumasera. Niba ari ubwo butumwa ushaka ntabwo nguha. Ntabwo nguha, ngiye kuba ibubu uko wabumvanye muri segondero ukazuza muri gardien. Ariko nimusubira ku rufatiro rwo kubwiriza ubutumwa bwiza, tukabwiriza ubutumwa butari kwigisha ku mafaranga. Sanga iterano ryose rirashoje, rirangiye ribwiriza, rirangiza ribwiriza umwigisha wa mbere faranga, wa kabiri faranga, ibintu byose ugasanga nibyo. Ariko dusubire ku gice, twongeye tuzane bya byumba by'amasengesho. N'abashumba bashubire nabo basenga ariko rwose wowe ku bice bongere babatizwe hirya ko umushumba ariko n'umukristo nkuko ufata amata ukayashyira mu gisabo gacunda. Iyo ucunze haza amavuta ukavura, igisabo kirareta, amata kareta. Iyo arese habaho kwavura, sura bizima no ndabizi cyangwa se ko wacundira mu jerekani. Bagira gutya bakavura amata bagakubita. Uko niko umwuka weraza amanukira mu hanuzi akabanza agacunga, yamaze kureta amavuta y'ukwayo. Kuvuga ngo ubuhanuzi buza bukabukwawo. Iyo ubuhanuzi yabusohotse bukaza muri wowe, uyu yitwa umuhanuzi kwera cya kindi yahawe, ariko igikwiye ko atari wa wundi ruhande ngo akubwire ngo umukristo yitwara cye, umukristo avuga cye, umukristo yambara cye bijyanye no kwizera kwe, umukristo ntagenda yitwara gutya. Aba nibo aba bana bameze nk'abana bavuka to turabyatumeze nk'impiri, umujugunyaho akazirwariza. Dufite abakristo ariko bafite adresse mu nsengero ariko batakishijwe, batigeze bahinduka. Rero ushobora wowe ubwawe iyo umaze kubwirizwa ubutumwa, kuko baravuga ngo bakwizera bati ntawe babwirije, babwiriza bati ntawe wabatuma. Urumva akakonfusiyo irimo niyo umwigisha umwigishwa. Mwigishwa afata ibyo umwigisha yamuhaye. Iyo tubona umwana mu ishuri yiga agafata, dushaka kumenya ikigo yizeho n'umwarimu wamwigishije. Uyu mwigishwa rero azagira kwizera kungana nuko wamuhagaze imbere amwigisha. Aziba bijyanye nuko nawe wamwigishije kwiba. Ari inyigisho ujya kurukana umuntu arabwiriza ngo dushaka kumenya umushumba we, yimuha batatu tirahinga tangaye ubundi kubera iki nta wavuye na nabagiye. Nakishije umuntu kandi tutabonye haguruka agenda, ubwo twabonye imbago bibabuziza n'injoro nago bizi uzanansubiza. Ahubwo arakubwira ati ntitaye ko uri umuyobozi wanjye wa roho, ariko kubera Yesu namenye ntago nkora icyo cyaha. Uko niko tugahagarara muri cyagiye cy'abasaduraka. Yavuze ngo nubwo Imana yacu itadukiza, muri iryo jambo nubwo Imana yacu itadukiza nta kabuza. Bivuga ngo nzakiranuka shonje, nkiranuke nambaye ubusa, nkiranuke banyirukanye mu nzu, nkiranuke bamuhubise ntajya gusenga. Uyu munsi nta muntu ukizwa ngo bamukubite, ariko kera barakizwa bakabakubita bakanaguca no mu muryango. Yababa we bakaguca mu muryango. Uyu munsi impamvu bataguca nuko wabona n'undi ntacyo wahindutse. Icyambere wari kirara, bagize amahirwe ugeze mu rusengero tubonye aho waje rero kwivuza. Umuntu yaje kwivuza, umuntu wese baramusura, ariko umunsi wakize neza baza kugira ishyari. Uwagusimbuye mu kazi aza kugira ishyari, wari uzi ko ntacyo uzigeze aza kugira ishyari. Ko niko iyo ugikizwa ubivanga ntacyo wishe nta n'ikijije. Oyese reka amashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubana hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi wishimye. Ndagarutse ngo usanze nzabisohogera gute? Izabisoza TV. Izabisoza udondagura sinarimenye n'icyo uvuze ya mvugo yawe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Dusuje abantu bari burengerazuba burasezera amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'agatarati kabandezi. Abantu mudukurikirana umunsi ku munsi mukadukurikirana nyuma ya kamera. Uyu munsi mbazaniye undi muntu. Muraboneza Pastor. Muradushuje abantu b'Umuhanga, Nyanza, Coach na Ruhango, amajyepfo yose. Ni amajyepfo yose.
kwambuka Nyabarongo upfa kwambuka Nyabarongo gusa ukarenga Kamonyi ukarengana aho ngaho ukagera i Muhanga turabasuhuje abantu bari amandaza aryoshye habaga amandaza aryoshye ubu barayatubuye ejo bundi naciyeyo nanjye Iburengerazuba ese buryo uca hariya niho hafi utuye mu Rugabano mu Rugabano niyo mpamvu akenshi cyane abantu bo mu majyepfo bamunzengurutse hano hari Pastor Fanny hari nanyuma hari majyepfo majyaruguru uzuko Iburasirazuba n'Iburengerazuba munkikijwe n'amajyepfo mbese ndi hagati y'amajyepfo nkabiyoberwa Pastor mumeze neza turashima Imana n'ukuri kw'Imana sako ntangiranyije amagambo menshi none ndamenya mpera yendekera uyu munsi wa none rero nta n'ibintu bikomeye cyane gusa twifuje kuganira nawe iminsi myinshi cyane kwizabisoza TV kandi nzi ko abantu bari buze kugubwa neza nibabona Pastor Fanny kwizabisoza TV ndajya he noneho rero ko mvuze umurivera ku ativuze ubundi ngo nta muntu uvuga umukuru Pastor nibyo koko kereka abagirwa abanyabingi na Ryangombe nawe mbere y'Imana twese turabana b'Imana hirya yo kuba Reverend Bishop turabana b'Imana turabakristo tukajya twirengagiza icyo kintu ko turabakristo ngo abantu bose inshuti zanjye zose karibu kuri Nzabisoza TV abantu bazabona linki muri channel yiwawe bakaza bazahita bakora subscribe ubwo niki se kwizajya ubwo nyine ubwo nitutayibona tuzabanza munyishyure ubundi buriya icyari gigoye ni ukukwicaza kuri kamera za Nzabisoza TV nibyo byari bigoye byonyine ubwo nawe ushatse kuvuga ngo ndahita ninjiramo wese urahita ubu winji mbese umuryango wafungutse turanye turanakinga ubu gihe tuzajya tugukenera tuzajya tukubona kuko ugiye kubyemera abadukurikiye nkanyingiranye twakiza n'urufunguzo twarutaye reka nanjye nicare ngo muyani magambo mugize imbohe yanyu oya ntago uri imbohe yacu ahubwo uri imbohorwe ya Kristo ukaba imbohorwe ni imbohe ya Kristo ukaba n'imbohorwe kwizabisohoza ufite uburenganzira bwo kugenda ariko ukagaruka mu rugo kibazo Pastor turakwakiye kwizabisoza TV murakoze ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo kandi nishimiye kuza kuri Nzabisoza bitewe nuko fonda wayo umushumba nubaha kandi w'inyangamugayo kandi nkunda yangejeje ahantu hakomeye niwe wantereye agatebe kuri Radio Rwanda ninja muri studio za Radio Rwanda Imana imumugisha yubawe hari abari babibonye ariko umenye ko aha noneho niho rero Imana ibaho umugisha mwahisemo neza buriya n'izina naryo ni ryiza Nzabisoza imurambirwe ugire kwizera Nzabisoza yego Pastor turagusaba kadutangira igitambo cy'isengesho mbere ko dutangira amagambo yacu uyu munsi cyangwa se ijambo ry'Imana Mana yacu nyiringabo turagushimye ko twemera aka kanya kugira ngo duterane imbere yawe wavuze aho babiri batatu bari mu izina ryawe uzuruka abana nabo turi umubare mugari turi umuryango mugari turagusabye kugira ngo imbabazi zawe n'inkomezi zawe tubeho ubwiza bwawe butumanukeho kandi ufungure amatwi yacu mu mwuka kugira tubashe kumva ibyawe n'ibikwiriye kandi uduhe kwakira ibizima tuzibukire ikibi bana buri muntu wese rero dukurikiye kandi buri uko afunga ikiganiro akagitangira akagisoza ajya abona umugisha kubera ko natwe tubasengeye n'abakozi Imana bavugira ubutumwa kuri iyi cano nabo batura amagambo y'ibyiza mu izina rya Yesu twizeye amen Pastor ngewe hari igihe njya ntekereza nkabura aho mpera kugira ngo tuganire kuko nanjye kubeshya ngo nzi byinshi nzi dukeya ariko kuri njye numva ari byinshi ariko nzi dukeya ariko kuri njye numva ari byinshi uzi byinshi azabazwa byinshi ariko uzi dukeya ashobora kuzabazwa bike iyo abashije kubikiranuka yego dukeya nta nubwo umuntu wamwiba ngo umumenye ariko hari duke tuziranyeho kandi dushobora kugira umumaro sosiyete yego kuri ibyo rero hari tugutumira ku Nzabisoza TV twatekerezaga buriya abantu benshi dutumira hano kugira ngo n'abadukurikiye babashe kubamenya duhera mu nzira yitwa ari cyo bita ubuhamya buri buhamya bukomeza abantu Pastor mureba
ntabwo ndamuca hirya cyane, ahubwo pastor twicaranye mu kiganiro ku Izabisuza TV, yahoze ari umumasera. Niba ari ubwo butumwa ushaka ntabwo nguha. Ntabwo nguha, ngiye kuba ibubu uko waba umvanye muri segonderi ukasubiza muri gardien. Oya ntabyo mbaho. Pastor twicaranye ndi umudamu w'umugabo umwe w'umushumba bita Gabriel, njyaye abana 3 b'abahungu, mfite abana ndera beshi, korera umurimo w'Imana mu itorero bita Getsman Ministries Ruhanga mu murenge wa Rusororo. Umanuka Rugende ukamanuka agera kuri station ukazamuka hejuru, uwo niwe pasiteri uganira. Azina yanjye twana umukobwa Epifani. Nibyo ni kubera iki bakwise avuka mu muryango w'abana 14 nk'abandi umwana wa 13. Yego, reka nkubaza nk'umunyamakuru, kubera iki bakwise Fani? Fani ni impina amagambo iva kuri Epifani. Ntabwo byumva se? Ntabwo nabyumvaga ngo mbimenye, ariko ubu noneho ntangiye kubimenya. Muri ibyo rero abantu benshi bakumenyereye uvuye mu Kibakira, bise inkuru yawe yashyushye cyane. Ugenda usubire hirya ubanza umenye no kubivuga. Mu Kimasera. Oya. Asurambaza nicyo utazi ko. Uratangiye guseka Manuel, uratangiye. Ariko ni byiza kandi ndabikunda. Ubundi mu busanzwe ngewe nkuzi nk'umuntu wihaye Imana mu bukumi bwe ajya kuba. Uzi impamvu ubwo buhamye ibyo ntari bubivuge se? Nuko naba ndiho nigisha ngaruka inyuma kandi ari ukuntu ndiho nubaka imitima. Icyambere kuba twese nta muntu dufite aho yavuye mu idini. Uyu munsi aho ngeze ntabwo ushaka kwigisha ahashize ndi nakwigisha ni ubuhamya bukomeza umuntu, ariko ubu ni ubugumura itorero n'idini. Kandi maze narigiye nabubwirije, hari abamaze gukira ibikomere. Ubwo uyu munsi ndo ndavuga ni gute dukizwa tugakiranuka aho turi. Umuntu wese mu itorero abuwejejwe muri ryo. Nicyo ndi mpanduringa ndakuramo ururubori cyangwa se virusi y'icyaha iri mu bantu kandi bazi ko bahindutse. Aho kunsubiza inyuma rero ndahaguruka ngenda. Naba ngiye gukosa. Kandi urabizi ko nahita munihagurukira. Wahagurutse twafata twavuga duti pasiteri yaduhagurukanye mu kiganiro Izabisuza. Nta kibazo mugahita mumfirima ndiho ngenda. Ubwo nibwo butumwa hari n'abatazi uko ndeshya. Ariko pastor hari yenda nyuma yaho hari imibu. Hari imibu. Utaha uzashaka studio. Icano yanyu abantu bakurikiye icano bose mwiremere mitegura ahantu hazima. Yabakira batumirwa. Pastor, niki kintu gikomeza umukristo mu rugendo ukurikije ahantu Imana yakuvanye nayo kugejeje umunsi wa none? Ya urakoze ndavuga. Nacyo nashaka kugira ngo tuze kuzamukiraho. Ariko nyine subiza isomo. Reka Manuel ujye umenya ngenda umukiga kazi. Urumva rero iyo umbajije ukaza uri umunyenduga cyangwa umunyabuganza, icyambere ni ukuba waramaze kubwirizwa ubutumwa bwiza koko. Ukumva ko wabwirijwe ubutumwa bwiza ukihana icyaha. Icya kabiri ni ukumenya neza aho ujya. Umwanzuro wafashe buri hari kwakira no kumva winjiye, ariko no gufata umwanzuro nacyo ni ikindi. Kumenya gufata umwanzuro ntakuka kandi udashobora gukurwaho n'undi muntu uwo ari wese cyangwa ibibazo ibintu binganaga. Icya gatatu gikuyemo ibintu byinshi, harimo kwirinda, kwizera no gukiranuka. Ni gute umuntu yirinda akirindira mu banyabyaha Imana imutegura kuza umukiranutsi wo kuza kubabwiriza? Ya urakoze. Muri uyu munsi dufite ubutumwa bw'ubuyobe. Ariko suko nubwo abantu baseseye. Bushize nigeze kuvuga ijambo reka n'ubundi bivuge. Abantu bazi ko bari mu rusengero baro baratamgaho ibitambo. Baro baratamgaho ibitambo, barababeshesha imigisha. Ariko imigisha idafatika kuko uyu muntu yigeze abwizwa ubutumwa bwo kumuhindura. Baragushukisha visa, baragushukisha akazi, baragushukisha ibintu runaka. Uyu muntu wari kwigisha ibi bintu uri igishoro cye cy'icyo ashaka. Kuko yakubwiye ibi wagukuramo ibindi, bigatuma rero ibyo ari wakubwira ntiyaguhinduye, kandi ibintu nibifatika n'umupagani wese arabitanga.
cyerekana ko ukijwe si uko utanga keshi si nuko uzi gutanga icya cumi n'amaturo ahubwo no kumenya ko watsindishirijwe icyari indamu yawe wagitekereje nk'igihombo bwo kuronka Kristo icyo kintu ukakigomorora Kristo icyo kintu cyari iburyo ufite Kristo wahawe Kristo nta n'ikintu umva utatanga ni ukuvuga ngo ubwo twahabwaga misiyo y'abakozi b'Imana Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose iyo mpamvu tubwira amahanga mubwiriza ubutumwa bwiza abazemera bakizera hari ukwemera hari ukwizera muzababatize ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera hirya gato mubigishe kwitondera icyo nababwiye uyu munsi turabwirizwa bigasa nkaho ubukomisiyoneri ngwino mu idini ryacu ngwino mu idini ryacu ngwino iwanjye mu mwanya munini wo kumara ubwiriza ubutumwa umubwiriza ubutumwa tukamara umwanya twivuga n'ibyo twakoreshejwe n'ibitangaza twakoreshejwe tukamara umwanya munini tuvuga imyaka tumaze n'ubutayu twazeremo kandi tutavuyemo kandi ibyaha twakagombye kuba twarihanye bikiturangwaho none bigatuma turi inzandiko uyu mukristo ari wasoma uyu munsi turi inzandiko z'amabi z'ibyaha noneho umukristo ari waradusoma y'icyaha arakureba mu ishusho ndeba kurusha akambona ubusambanyi nawe agasambana akambonamo ishusho y'uburiganya nawe akariganya ntabwo mfite imbaraga zo kumwigisha kwitondera uyu mukristo yamaze kwihana ibyaha akaza mu rusengero aguma imbere y'umwigisha akamwigisha amahame yo gukira no gukiranuka no kwirinda icyaha uyu muntu rero iyo udafite umwungeri ukuri iruhande ngo akubwire ngo umukristo yitwara atya umukristo avuga atya umukristo yambara atya bijyanye no kwizera kwe umukristo ntagenda yitwara gutya aba bana bameze nk'abana bavuka to turabyatumeze nk'impiri umujugunyaho akazirwariza dufite abakristo ariko bafite adresse mu nsengero ariko batakijijwe batigeze bahinduka rero ushobora wowe ubwawe iyo umaze kubwirizwa ubutumwa kuko baravuga ngo bakwizera bati ntawe babwirije babwiriza bati ntawe wabatuma urumva akakonfusiyo irimo niyo umwigisha umwigishwa afata ibyo umwigisha yamuhaye iyo tubona umwana mu ishuri yiga agafata dushaka kumenya ikigo yizeho n'umwarimu wamwigishije uyu mwigishwa rero azagira kwizera kungana nuko wamuhagaze imbere amwigisha aziba bijyanye nuko nawe wamwigishije kwiba ari inyigisho ujya kurokora umuntu arabwiriza ngo uhita ushaka kumenya umushumba we yimuha batatu irahigatangaye ubundi kubera iki ntawe avuye na nabagiye niba ari umuradeperi yonsa deperi no mubonageri yoza bonageri uhita umubona ugahita ubona n'undi ukavuga uti uyu nguyu nta muhamagaro afite kikwereka umuntu utagira umuhamagaro aterwa kuvuga ki umwanya munini w'ijambo ry'Imana avugaje minota y'ijambo ni 3 indi niyo kuvuga bya bishukisho byanyu babashukisha rero uyu mukristo yamaze kumenya uko yabwirijwe akihana icyaha agafata wa mwanzuro wo guhinduka kandi akagira kwizera ntago yita ku by'abandi babona ntabwo yita ku byaha by'abandi bakora akirizwaho abandi baro bakiranira wagakomeza agakizwa ntabwo agera ahantu yasanga biba muri company ngo yibuka ko ari umurokore nubwo yagera imbere pastor akamubwira ati dusambane ntabwo yita ko pastor we cyangwa bishop we cyangwa apotre yahoze avuga ziziwaya rwose akavuga niki nazambago bazizamuye ngo nagukijije nakijije umuntu kandi tutabonye haguruka agenda ubwo twabonye imbago niba bazizana nijoro nago bizi uzanansubiza ahubwo arakubwira ati ntitaye ko uri umuyobozi wanjye wa roho ariko kubera Yesu namenye ntago nkora icyo cyaha uko niko tugahagarara muri cyagiye cy'abasaduraka yavuze ngo nubwo Imana yacu itadukiza muri iryo jambo nubwo Imana yacu itadukiza nta kabuza bivuga ngo nzakiranuka shonje nkiranuke nambaye ubusa nkiranuke banyirukanye mu nzu nkiranuke bampubise ntajya gusenga uyu munsi nta muntu ukizwa
ngo bamukubite yego ariko kera barakizwa bakabakubita bakanaguca no mu muryango yababa we bakaguca mu muryango uyu munsi impamvu bataguca nuko babona n'undi ntacyo wahindutse icyambere wari kirara bagize amahirwe ugeze mu rusengero ahi tubonye aho waje rero kwivuza umuntu yaje kwivuza umuntu wese baramusura ariko umunsi wakize neza bazakugira ishyari uwagusimbuye mu kazi azakugira ishyari wari uzi ko ntacyo uzigeze aza kugira ishyari ko niko iyo ugikizwa ubivanga ntacyo wishe nta n'ikijije ariko ntukizwa umaze kumara amazu umaze gufata umurongo abanzi bazaba benshi pastor urakoze cyane twabonye abahanuzi benshi barwa kandi nawe uri umupasiteri ariko cyane cyane tuzi nk'umuhanuzi kandi uhanura ibintu bigasohora niki gituma abahanuzi uyu munsi bashobora guhanura ariko ejo ugasanga babikoresheje nk'indamu zabo umusirikare ntabwo agaragarira ku mpuzangano yambaye bigaragara ku rugamba yarwanya niko siyituje uyu munsi ntabwo twitaye ko umuntu yahanuye icyo si n'igitangaza kuko n'imana ishobora guhagarara ku buryo bapfapfa ikavuga n'umupfumu arakurondora rwose ukabona izo nazo ni inyigisho za antikristo cyangwa z'abadayimoni bazanye umuntu wuririra kuba ari umuhanuzi adafite ijambo riba rigwiriye muri we ijambo rigwiriye muri we ni impano iza benshi uzumva kugira ngo umwuka mpanzeho bivuga ngo ntawagira yamuhanzeho aravuga aragenda nyuma yo kurangiza kuvuga rero ntacyo ari cyo nyuma rero y'umuhanuzi hari uko umuhanuzi agenda hari uko umuhanuzi yitwara hari uko umuhanuzi n'ahantu yicara hari n'ibyabuzwe hari n'abivuga ngo imana yambujije iki ahubwo ari ubuzima urimo byamara gusobanuka bivamo imana yambujije kudefiriza ariko nuko udafite kudefiriza nuyabona uzadefiriza imana yamwe ngo sinkarye mu rugo rwawe ntabwo ari uko yakuje kurya kwa runaka ahubwo nuko ubona ko nujya kwa Manuel ukarya arakugaburira ariko kagatike ntabwo kagushye kagutereka mvuga ko ntarya kugira ngo antekere agatike rero iyo uhanuye kandi ukagaruka kumva ko ubuhanuzi bwawe wahanuye washaka kubukandagiza abandi cyangwa se ukaba ari turufu yo kugira ngo abantu bakubone cyangwa ubigarurire ntabwo wari ubuhanuzi bw'Imana bari ubwabo twebwe turi ibikoresho iyo igikoresho ubundi umwuka wera hari ukuntu aza niko aza nk'uko ufata amata ukayashyira mu gisabo gacunda iyo ucunze haza amavuta ukavura igisabo kirareta amata kareta iyo arese habaho kwavura surabize Manuel ndabizi cyangwa se kwacundira mu jerekani bagira gutya bakavura amata bagakubita uko niko umwuka weraza amanukira muhanuzi akabanza agacunda yamaze kureta amavuta agikwayo kuvuga ngo ubuhanuzi buza bukabukwawo iyo ubuhanuzi yabusohotse bukaza muri wowe uyu yitwa umuhanuzi kwera cya kindi yahawe ariko igikwiye ko atari wa wundi usigaye umunsi rero dusigaye hari abantu uwo ni wa muntu wafashe amavuta atarana leta akayaguha ayaguhananye n'ibidobogo icyo gihe azasubira inyuma avuge ngo ngewe nige muhanuzi jyenyine nta wundi muhanuzi icyo gihe ububeshye umugabo ita Eliya yigeze kwicara ati abahanuzi bose bapfuye ni jyewe usigaye kandi nanjye barinda kunyica cyura ko umuhanuzi wa feke yishe abahanuzi ba Bali b'abagabo abanyembaraga ariko ijambo rimwe ry'umugore bitande Yezebeli nose niba uhungishijwe n'ijambo rimwe ubwo uracyari umuhanuzi wenyine ariko Imana ivuguruza mu kanwa kiramuga ati haracyari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali kubera ko bamaze gutsindwa mu mutima wigize ko ari we muhanuzi caho ugende wimike Eliya nako Elisa nk'umuhanuzi wimike Yehu na Yezereli umwe inkota izacika undi nizagira gute izamucika niyo mpamvu buriya Elisa yahawe imigabane 2
ya Eliya ku cyaha imigabane ibiri harimo umugabane we yakoreye ariko hari n'umugabane w'inyongezo wa kabiri wo kwihangana uko Eliya ntiyihanganaga aha rero niyo dushobora guhanura ugasekanurira umuntu bikanasohora ariko ako kanya ugahita ugwa ku bibero bye neza nagiye kwisha gihuru ngo niwe wenyine kavuga ati umugore avuze ati ninta uhwanya n'Imana zangiza ibimore ukajya gusesera mu giti usi umuntu useseye mu gihuru koko bundi umuhanuzi ajya hirengeye umuhanuzi yemera gupfira icyo yatumwe yego umuhanuzi yemera gutukwa kandi umuhanuzi ntavugwa neza babyumvise iteka ikizakwereka ko wahanuye bakuvugiriza induru inyuma bati ibyo uhanura se bizasohora ariko guhanura ko mwari mushonje muriye rwose ubuhanuzi n'ubwinde hari n'igihe uhanura ibiri muri wowe kuko urashonje n'imvuga inzara kuko iwanjye n'ubundi agatara katse ariko umuhanuzi yemera gupfira ubuhanuzi yego kandi agahagarara bivuga rero ngo kuba wavuga ko uwo wari umuhanuzi uribeshya ndi umuhanuzi kuko natumwe yego n'ejo ngatumwe ariko hirya yo gutumwa ni ndinde ikibitsano mfite yego ndinde ya ngobyi yavuyemo cya kintu ariko ninyisambaniraho nkayinyweraho inzoga nkayikoraho ibibi n'ubundi nzaba nkoreshwa nk'igikoresho nk'umupfapfa abyumvise yego nk'umupfapfa niyo mpamvu rero Elisa yakoze ibirenze ibyo Eliya yakoze hari abandi bahanuzi rero baba bari inyuma icyo gihe ikibanziriza umuntu kugwa atangira kumva ko ibyo yahanuye we ari umuntu wahatari nicyo buriya kwishyira hejuru kubanziriza ese pastor ubona hari ari iki cyakorwa kugira ngo umuntu wahanuye arindirwe ubuhanuzi bwe kugira ngo akomeza kumera zahanure kugeza igihe atashye atahari umukiranutsi guhanura no ubuhanuzi n'agakiza biratandukanye aho reka ngo ukosore kurindirwa kugeza igihe atashye ahubwo gutaha ni uguhora yiteguye kandi arinda agakiza bivugiye ko Eliya yishize hejuru agira mu buhanuzi bwe agira ubwoba Imana imucyura ariko asa nkaho imukuye mu isi kugira ngo atandavura ariko Elisa we no mwifarye amagufwa ye yakoze ibitangaza naringize ngo ugiye kubihuza n'uhanurirwa kuko aha dufite uhanura n'uhanurirwa yego aho tutibagirwa icya mbere uhanurirwa reka mbere ko uhanurirwa yego umuntu uhanurirwa niba uhanuriwe ntabwo ubuhanuzi ugomba guterera iyo menya ko ubuhanuzi ni imbuto wakiriye ugomba gutera kandi itewe muri wowe igomba guhora ibagarirwa ikanasukirirwa ukizera yuko izasohora uyu muntu uhanura rero kugira ngo kuzageza ku iherezo rye ni ukwirinda kwirinda buriya Elisa yaririndaga niyo mpamvu n'abamutukaga umunsi dufite abantu barya uturyo tw'umupfakazi ngo ndakuvuma ntiyanaguvuma habe n'isazi yawe huhanga igende ariko kuko Elisa yari umukiranutsi byo cyatumye n'amagufwa ye akora ibitangaza yakomeje kwirinda yabanaga n'aboroheje abana b'abahanuzi baramugerageje agikurikira Elisa baramubwira ati wamenye ko shobuja agiye gukurwaho ati ye ndabizi muceceka ariko ntago yavuze ati ngewe nasengeye aha nabwiwa yavuze ati ye ndabizi ariko ni muceceka barongera bagira inshuro zingahe afeshatu ariko anagarutse ngo baramwitegera buri uyu munsi umuhanuzi agwaho bamwitegeye ko hariya aho yasimbutse imitego y'abana b'abahanuzi ntabwo twari duhari ariko ahitegeye niho twe tugwira bana b'abahanuzi baramwitegeye bati ture ku Yorodani noneho ari buyivemo bagiye kubona babona Yorodani kuko afite umwitero batazi yategereje yihanganye batazi aho niho zasanga abantu bica bavuga ngo bamenye aho dukora ibyaha nagwaza aho twihanira ntacyo reka twemere ko
aho wakoreye ibyaha twahabonye aho wihaniye tutahabonye da tambutse imbere y'umutego w'ibifatika baguhaye yayinonye ntaho twabonye wihanira ako kantu uvuga ntabwo urahinduka Elisa akubise umwiterarambuka bahari abari bamwitegeye batuzi ko ya mpano yari iri muri Eliya iri muri Elisa aho niho hatumye babana b'abahanuzi bakurikira nde Elisa bakabana nawe ahita agira umutwe w'abana b'abahanuzi yewe nizi ishuri ry'abahanuzi ntabwo kwiga ishuri ry'abahanuzi bisobanuye ko ugiye kwiga guhanura ahubwo ni ukuba uko uhanura wafite impano y'ubuhanuzi ahubwo ugiye kwiga kumenya uburyo utambutse ubuhanuzi kandi bukagera kuri bose kandi nta buhutaje uwo mutwe rero w'abana b'abahanuzi nkeka ko waba Eliya ari nasize yaranawusize ariko uhita ukurikira iki cyatumye ukurikira Elisa nuko bari babonye ikiri muri Elisa rero ntabwo nkeneye giye muhanuzi kuvuza inzamba cyangwa kuvuza ikondera yuko ndi umuhanuzi kugira ngo bankurikire ahubwo ikiri muri jewe cyo gituma bahita bangarukira bakankurikira icyo rero bankurikiramo nicyo gituma banyicara uruhande kandi bahave niyo cyatuye abana b'abahanuzi bicara uruhande rwa Elisa baramukorera babana nabo bagenge barabatumba tubonye ko ahantu turi ari hato afashijwe haleluya tubonye ko aha hantu ari hato twemerere tugende aba bantu ntabwo Elisa yababwiye ati mugende kuko ndi umunyamavuta mugende musabe ideni bo ubwabo baribwirije kuko babonaga umurimo w'Imana ukomeza byashaka ry'umurimo w'Imana baribwirije bamaze kwibwiriza rero bituma bo ubwabo bagenda batira ishoka buri inzira zose umuhanuzi ucamo n'umuntu Imana iguhuza nawe wese nuza kukugerageza nuje gusengera n'ubutumwa iguha bwose nubwo kukugerageza aba bana b'abahanuzi rero bagenda batabwiye Elisa gusa sibyo kumubwira ngo ahantu ni hato utwemerere tujya guca ibiti ariko batira ishoka ntibamubwiye ko bagiye gusaba ideni ngo bagure ikibanza bakurusengera ntibamubwiye ko bagiye gufata ideni bagura intebe nta nubwo babwiye tumva mugende hariya musabe credit muzane nubake nkora ubutaka ngura ubutaka nubake ikeka sidro ntabwo ari byo yababwiye bo ubwabo baribwirije kuko babonaga ikiri muri Elisa aricyo cyatumaga baza batira ishoka batemye ubwambe batebwa kabiri igoma ati yaba bano no turapfuye aho ni ryari nafashe ideni muri imodoka ya pasiteri nafashe ideni muri kibanza cy'urusengero nafashe ideni none umugabo yabimenye ndapfuye mushumba we ibuka mushumba Elisa ava hari araza ati irengeye cyamugerageza irengeye kuko ikibazo cyarengeye niho kigira gute kigarura niba uyu mukristo yarafashe ideni kugira ngo agufashe kwagura umurimo w'Imana wimukupa wimuboroka wikwica amatwi ahubwo rara udasinziriye kuko hari aho byarengeye barangije araza arabireba birahe afata ishami ry'igiti ntarize da za fizike wari wabonaho icyuma kijya hejuru kireremye ishami ryakoresheje ishoka igite si icyuma arubwo ari igiti si ishami kirerembye barayisingira bayikuramo bivuze iki Elisa impano yari afite kuko Kristo yamyeho kuva cyane musezero ryakira ririya shami niwe Kristo amen iriya shoka nayo madeni n'ubwo burwayi nibyo bibazo Elisa ni wa muhanuzi ariko yisunze ishami ntabwo agiye nka Elisa ati nkangera nk'umuhanuzi kibamba ngiye kubizura uraryama kora gukarangura akazuruka ukabyige ugashize mu mwuka iwawe nta wapfuye utamuzuye
ishami rirerembesha ishoka barasingira baragenda ngiki cy'umuhanuzi akenewe yego akenewe n'igisubizo ntabwo akeneye ku kibazo yego tuma banyica abahanuzi oye ntacyo bagutwara bansabira imbabazi n'ukuri ngusaba imbabazi ibyo wavuze babyumve cyane kandi babishyire mu bikorwa ahubwo dusoza tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi pastor ubona ari iki iterambere ry'umurimo w'Imana niki cyakorwa mu iterambere ry'umurimo w'Imana kugira ngo waguke kandi ntihabeho guteranira amagambo gufatanira mu mashingo n'amashati mu nsengero zimwe na zimwe cyangwa se ngo bagurishe ibibanza by'insengero ahubwo ugasanga ibintu nk'uko nyine ibintu byose ni iby'Imana abavuga Imana n'abayikorera tubashe gutera imbere tukomeze tuzamuke tugiye mu bapfumu tugiye gucurisha imbaraga aho ugasanga iterambere ryo mu Emmanuel bazumbaza kimbabaza nuko mbivuga nk'umugore bakamagurukira ubundi yaba byavugaga n'abagabo ariko n'igihe cyageze abagabo barihinda baragenda haguruka abagore ba Debora barwanya Sisera baramutsinda iki kibazo cyagumye gusubizwa n'abagabo dore icyambere nta banyamihamagaro bakiriho harimo abakozi mu nsengero umukozi yabuze ibihembo afatira ibyo mu kazi yego none se kandi iyo wanze kumuhemba bikamara igihe kirekire afata dosiye wamusinyiye kontara akajya kugera gute mu rukiko ariko iyo habagaho abanyamuhamagaro batinyaga ibyo mu rusengero yego batinyaga ibyo mu rusengero yarebaga ati sente yaguzwe niyo mu rusengero ni inanga yo mu rusengero izi ntebe n'ibikoresho byose ariko kuko wamwangaje kandi umwangaje ari ikirura kitarahindutse aza ni umutekinisiye ariko ntago yiyumvamo nk'umukozi ni umutekinisiye hari abantu bo mu nsengero b'abatekinisiye umutekinisiye n'umuryango ariho umutekinisiye rero dufite abashumba batari abanyamihamagaro k'umunyamuhamagaro asiga 90 agashaka imwe umunyamihamagaro afata ya ntama akayikuyakuya agashaka inkuyo kandi uyu munyamuhamagaro abanziza Yosuwa yabwiye Abisirayeli ngo yabwiye abatambyi ngo babanziriza abandi kwinjira muri Yorodani ariko uyu munsi babanziriza amaguru maze ugera ukabaseje iminsi 3 nayenda gusengera undakirwa nkwa kofi dore ndaba ukabona ibifu byarakaharutse mukavuga ngo hajyamo ubusa kofa kayidiha n'amata kadiha ibiji bakadiha muzika bakadiha mwamara kudiha barangiza ngo ndagusenya mu izina rya Yesu kwera iki wowe ni wowe wasenze wakututse ariko ntiyigeze asenga yego uzanyereke muri aya matora ya Rwanda unyereka aho bateranira mu cyumba cy'amasengesho ko ubonamo musenga ari kuri WhatsApp bagasenga ntagera kwiherera bafite ngo abinginzi babasengera baraho yo mpamvu uyu munsi umwinginzi wo mu rusengero nawe arishyuza protokole akishyuza mudiyakoni akishyuza kandi iyo yari imirimo y'abanyamuhamagaro akora agahabwa umugisha kandi rero wowe ugashaka ko uyu mukristo Emmanuel uje mu rusengero we agomba kwitanga bafure akitanga nuza sinzi bigezweho byanyu akitanga ikintu runaka ariko wowe ukamushishikariza kwitanga nibwo ariko n'umugisha wowe kutemera kuragira umukumbi w'intama udaharagira ibihembo kandi wizwa kuri konti ukwezi kugera iyo kugeze rero ntajyeho nibwo ajya gutunga agahita umva iby'agakiza ndabirambika hasi uzakora ku bindi ntuzakora ku musharanyi abana bagenda bazana iwawe hanyuma se wowe uko wambwiye ngo niyizere kandi akazana utwo akadushyira wowe kutemeye gutanga udushora two okay ubu ni iki cyakorwa noneho rero kugira ngo ibi bintu bicike mu nsengero n'amakanisa okay icyambere nuko cyari cyareka mbere byarabaye katwemere ko byabaye ariko ababigisha bavuga butumwa bari mu nsengero kwigwiza mu nsengero abana banga kuri YouTube abo mu rusengero cyaba cyiza nuko mwategura abigisha bavuga butumwa kandi mugasubira ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha mutagendeye ku kazakora mutagendeye ku cyubahiro cy'umuntu mutagendeye uwo ari we ahubwo mukamwigisha kwihana niyo mpamvu
baba usanga ari abantu baba banashumbye batarigeze babatizwa batarigeze bihana ibyaha ariko nimusubira ku rufatiro rwo kubwiriza ubutumwa bwiza tukabwiriza ubutumwa butari kwigisha ku mafaranga sanga iterano ryose rirashoje rirangiye ribwiriza rirangiza ribwiriza umwigisha wa mbere ifaranga wa kabiri ifaranga ibintu byose ugasanga nibyo ariko dusubire ku gice twongeye tuzane bya byumba by'amasengesho n'abashumba bashubire nabo basenga ariko rwose wowe ku bice bongere babatizwe hirya ko umushumba ariko n'umukristo none hirya yo kubaka amazu meza tuzajya mu ijuru none se bo bazigumira mu isi mwaba mutujyana heza rero tureke ubuhumyi dufite impumyi zirandatiza yego murakoze cyane pastor murakoze nawe ndabashimiye yego mwatangije n'isengesho musoze dutambike isengesho data mu izina rya Yesu zabiya ubu bwoko budukurikiye kugira ngo bahe umwuka wera kugira ngo barobanure ibikwiye kandi bamenye umushumba nyakuri bamenye kwakira Kristo bamenye gukurikira Kristo bamenye kweza inzira zabo zo gukiranuka kuko umukiranutsi ari uzabona Imana isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira amaso y'Imana urakoze ndagushimira izina ryawe ryera amen